arambwira ngo musanze yararembye gusa nanjye ambwiye ko aje hano birantunga. Yarembye? Yari yarembye. Koze ko ushinyagurira hejuru y'umuntu. Sheri mbabarira genda tubanze tuvugane. Tuvugane nande? Aya manzi niko. Reka ndebe ikibazo afite. Reka mbanze njye kumusengera. Oya ngenda bikora byose nta kibazo. Sheri murere. Uyu muntu arababaye. Sheri bireke byose ndabikurikirana ndamufasha rwose. Nakaguhamagara kabiri gatatu uri aha ngaho uhagaze. Ni telefone iba yabuze connection nkoresha. Ntabonye ntabwo uri sheshe. Faustin uje kumushyigikira umugabo. Reka nkubwire rero nawe niba uje kumushyigikira aha ngaha nawe kimwe nawe uko mwese muri abagabo mwese ndabazi. Salama. Mzee. Sawa. Utembereye se bwije byaganara. Umfara mpuzamenya. Reka. Faustin ngaho genda rero musengere ko ndabona ibintu bitoroshye urugamba ndi kurwana ntabwo rworoshye. Ko bamanze ibyo ntabwo ari byo gusengerwa cyane usibye ko umuntu yasenga Imana ikabafasha. Ibyo ngibyo rwose ntabwo uwo mugabo yajya avuga ngo nawe uvuge. Wowe bagusaba guca bugufi. Wowe ca bugufi wumvira umugabo ubundi ibindi Imana izabikora. Tugiye gusenga reka ngende ndabwira abo mu rugo uko bimeze. Byiza. Amahoro. Umunsi waryamye neza? Cyumupira se hariho imbeho. Urumva ufite imbeho? Ndabona n'umusatsi wanyuze. Hanyuma mama yagiye? None ugenda umbwire iminyururu aze hano mubwire sibyo? Mubwire ngo nasi papa mubwire. Chef uraho neza? Murakomeye. Maze kumenye Bisanzwe. ngira ngo uyu munsi nubwo tugiye no gukorana ikiganiro kirekire kirambuye ubundi twacagaho umwe yirukanga ajya mu kazi undi tukahurira aha ngaha bwishe. Bya Kigali byo nuko byibereye rwose umuntu anyuranyuranamo ubu ntiwamba nzi kuri boss ariko sinzi izina ryawe. Nanjye nuko ubu izina ryawe ndifite muri yanjye ndikujye banditse hariya turimo dukorana amasezerano ariko nayo gukonsa cyane nayo bugura. Inzu bayigura 75. Ariko hari ukuntu umuntu mwiza ushobora no kuvuga ati uriya mwana n'imfubyi reka ahora n'icambye gusa nyine ikintu nari nguhamagariye. Burya bajya basivuga ngo burya umugabo asekana arira. Hari igihe umuntu aseka arira. Marira y'umugabo ngo atemba ajya mu nda niyo mpamvu buriya hari igihe umuntu aseka arira. Umuntu akaba ari guseka ariko amarira aramanuka hasi. Rero nagira ngo nabonye umuntu mwiza. cyane umuntu mwiza ndi ngakanyombya rwose. Nubwo mfite amenyo menshi ariko ndi ngakanyombya rwose. Kubona bwa mbere wijiye muri uru rugo nabonye umuntu mwiza. Rero ndagira ngo ugishe inama. Umugore hano ariko urahara abagabo ntibapfa abandi kubwira ibibazo ufitanye n'umugore ndumva nta gisebya. Nahagarese tukomeze imbere. Ni kuri gipangu. Aha ngaha iwanjye? Ntabwo mbizi nimba ari iwawe. Uje kuri umugore witwa nguki? Mama yitwa mama manzi. Mama manzi? Umugore wanjye? Witwa nde? Ndabimenya. Ariko ntabwo ari ibara. Kumenya ko ariko bafashe umuntu. Kaka ntabwo arakumvira umwuka byara. Hakundi wa mugabo wabaye. Komera ukuri umukozi w'Imana ibyo byandukanye. None se kuba narafashije umuntu nabyo kandi bigiye kuba ikigeragezo. Uriya ni wari washingiwe mu bukwe ariko. Ashingirwa mu bukwe ateze ko ndamusanze hari anembye nkamuzana nta nubwo nzi ko muziranye. Ntabwo yambwire ko muziranye hariya muri kumwe. Nyine nakubajije ngo uriya mukobwa uramuzi? Ntabwirwa n'iki se ko namubonye kuriya kandi nyuma namugeza hano ukambwira ko muziranye. Yereka mubwire rero
nkubwize ukuri kwihangana bimaze kunanira kuko ibyo nsigaye mbona niba usigaye ugenda ukazana n'abagore n'abakobwa bose uriya nazanye ejo se ndetse wari umuzanye iwanjye kugira ngo ugende ntari muzanye we kandi ubwo yaraje kugusura muziranye umva niba kwihangana biba byakunaniye kwifata bikakunara ujye umbabara ugende mubikorere iyo aho ntashobora no kubimenya kuko niba hari ikintu cyambabaje ariko uziko ndi umukozi w'Imana umukozi w'Imana ahubwo erura kuko nanjye umaze kugerageza kwihangana kwanjye wakihanije aba badayimoni bari kukongorera ibintu bitabaye ndakubwiye ngo wihanize abakurimo ahubwo niki kiguhinduye nta kimpinduye nawe yanegekaye atabasha no guhaguruka harimo atakati ambonye ati wamfashe ukageza harayiga tiko ngiye gusura umudamu w'inshuti yanjye rwose wamfashije ndavuga si umuntu kuko byagenze mbona nanjye arababaye nzamufashe ntazi nabagiye ntazi ninde ntazi niyo mfasha nkuko nawe wafashe umuntu simugejeje hariya hari ku muryango ngo aje kureba niwambye ngo aje kureba ngo mama manzi mbageje haramusanga baraziranye ariko icyo kintu arimo arakinyurira ngo nabaye indaya uzibazo umugore arimo arambwira ngo namuzanye ngo muvanye muri rogi ngo muzana ngo tuvuye mbese naguciye mu ijambo ubundi wari umuzanye umusanze ahari wari umuzanye mwasohokanye reka burya abagore umugore ajya kuvuga ikintu yakibonye mbese wamuzanye mu modoka wamuzanye n'amaguru wamuzanye ni reka nkubwire muvanye niba iyo nkiza kuba nanamusohokanye uretse ko ntabikora ndi umukozi w'Imana ndakeka ariko njye nakubwiye ngo namusanze ku muhanda yarembye yababaye ariko icyo binzaniye kandi byongeye n'isutiye ariko we marahindukira akambwira ngo ngewe ngo nta mukobwa ngo namujyanye ngo mu buryo ngo kuba namugira umugore mbega gufasha kwanjye ndagira ngo ngire inama mbigenza nk'umuntu w'umugabo njye nja gukodesha ahangaha impamvu naje gukodesha ahangaha nuko bambwiraga ko uri umupasiteri Salama. meze bite Sawa. ko mbona utembereye nijoro sigiye agana Imana Ahubwo ngize Imana kuba nkubonye. Susi zana wangiriye. Urugo narusenye neza. ongera ufate pisi utabeshye niyo mpamvu naje gukodesha muri uru rugo kugira nibagirwe ngiye ibyambayeho hagati yanjye n'umugore wanjye ubu ndi umuhungu kandi narigeze umugore nubwo ubona ndi jyenyine nkodesha hano iwawe ariko nigeze umugore ariko nabaye umuhungu abagore bihoreye umugore abandi bagore bagiye mu matwi nta nuko bana ariko ntabwo ari bose wa mubyeyi bose abagore bose ni bamwe nyina n'umwe bose ni abanyabutare oya ntabwo abagore bose ari bamwe reka nkubwire dufite ingo nyinshi twubakira abantu zibayeho mu mahoro ahubwo uvuga ngo umudamu satani yinjiyemo ni nk'umugabo na satani yinjiyemo ntabwo ibyo babibwira ngo mbyemere aho nuzajya ubaza kuzana umugore ujye ubaza umenya akarere gaturukamo none se uragira ngo mugenze nte mu mugore wanjye ubu tuvugana rero umugore ikintu ugomba kumukorera nimba yazamuye amazuru ikigaragara ko yahaze umugore uramureka ugatangira ubundi buzima ukaba umusibateri n'abana bayisha abana si bundi yabariraga ko ari bo bahahira uzabahahira nk'uko abahiraga umugore yakunanira urarekera sinarekeye sindi umuhungu sindarangiye nyine ndarananditse kandi narandikaga 8 ntabwo babigezaho ntabwo byabigezaho ngo none ngewe ndi umukozi w'Imana ntabwo byashoboka kwija azaguhitana umugore utangiye kubyumbya amazuru si umunyabutare njya numva si we mubana yewe gukaraba imbere nubwo ari umunyabutare havuka abantu beza nese umuntu w'ubutare simwe n'uwicaho cyangwa i Kigali cyangwa mu Ruhengeri ntabwo bibaho umugore w'umunyabutare umugabo yapfuye avuga abimenyesha umuryango ariko avuye abinshuro ebyiri avanyeho ibintu abanyabutare hafi iwawe mwibandikaho mama manzi akimbona yahise agwa mu kantu abona ko nta mikino mfite ahubwo siko nakomeje kukubwira inkuru wowe mbwira simero kujya gukodesha umwana bimeze bite njyewe ubu ndi mu rugo neza mu gisaswa mu nzu ze mu gitondo cya kane nagiye kumva numva papa manzi arakomanze ndagenda uko nihumuye mu maso ndagenda mbwira ati
bosi kuje kunyishyuza ukwezi kutari kwarangira amezi 5 ejo bundi nakwishyuye ararangiye ati si amafaranga nshaka ndashaka mungire inama inama se inama ijyanye n'iki papa manzi rambwira ati umugore wanjye yananiye abimbwira ari marira reba umuntu w'umupasiteri aho kugira azana ibirazana igitabo cy'indirimbo agiye gusaba ngo mu byahishuwe asanga n'indirimbo turirimba ngaheza n'imijuru umva rurara ngo twarufashe ngakwabwa ngo iki rura rwarangiye we wamugiye kuvuga inama namugiriye namubwiye yuko abagore atari abantu umugore ahinduka nk'igicu nimba warafashije ntago wabikoze hari hoteli yagusanzemo nanjye mama manzi nyine nashatse kumwereka yuko papa manzi ibyo bintu atabikora umuntu w'umupasiteri kubwo papa manzi turavugana turaganira ariko gahunda namuhaye nazigenderaho nanjye mama manzi ngiye kumwigiraho inshuti vuba za nama zanjye arazemera maze undi tubashyire hasi ngiye noneho n'imiti narayiteguye ngiye kuzamuha amazi mubwire azayakize papa manzi akigera ku gipangu muha amaraso mubeshye ko ari ji papa manzi naba agiye kurya abantu bambwira ati banza usome kuri ji nagutegure mugabo waje unite mbarangiza ati ayo mazi uzamuha ni jibu ni nire ni rubine nayiki neza bangiye kumumara inyota n'amazi afite mu rugo ngiye nzamuha amazi twogesheje umurambo muhe n'amaraso narangiza abihe umugabo aka amaraso nzamuha mu rwego rw'uko azaha umugabo ari ji aho nzajya nkubwira ko ari amaraso reka nkubwire rero aho papa manzi byaba bimucanze na Bibiliya azayicanisha imbavu ungeragereza umugabo buriya biriya wabikoreye biriya wabishakiraga iki ega nawe waranduhije uzi ko ubu tuvugana wansenyeye uzi uburyo namubwiye nabi uzi uburyo byambabaje uzi uburyo naraye ntasinziriye nanyawe mwereke ko nta mikino ihari nkubwira ngo ugire inama ukanga umbwira ngo umugabo wawe ngo ngarasenga ngo ntiyagira intege nke narakwemeje ariko wabonye ko byose bishoboka umva rero cyatumye nkuzana aha ngaha ubu ibintu by'imikino nabiretse ako kantu n'ubu ndashaka ungira inama y'uriya mugabo kuko wa mugani wanyeretse ko ibintu byose bishoboka ni ukuri wiseka noneho ugiye waba inshuti yanjye nyakuri ahubwo wowe inama yo uri kugira kandi uzabona ko byose bishoboka ahubwo gira vuba urimo urantinza kuko ndabona amazi yarenze inkombe niba yaje aguteruye kuriya narumvaga ko ibyo bintu bidashoboka ejo ubu none ibyo akorera hirya birarenze cyangwa ejo cy'ejo bundi nshobora no kuzashiduka ntaye mu nzu yagiye yanagenda nemeye pe ese ntabwo uzi urugero nagorerwa wa mushuti wawe w'umurokore nawe batandukanye n'umugore akarara ashatse undi mugabo nabonye igiye iminsi bidakinisha ubwenge nyine nta yindi ni ibintu byoroshye cyane ku buryo n'umugabo wawe atazigera arabuka yingire kuko ndakomerewe ni ibintu byoroshye uwo muti ni uko wari inshuti yanjye amadolari 20 n'ugura ni amazi na ji ibyo byonyine ariko se gato umuzima ruta agaturo uwo muti ntabwo wazanyicira umugabo ubu nk'aba bana koko na manzi wagiye ku ishuri n'uyu mpetse ubu ntushaka kuzanyicira umugabo nkasigara nirera n'aba bana ngiye mama manzi ibyo ngiye kugukorera ntabwo ushaka kuzarira ngenda ndashaka ko wishimana n'umugabo wawe atazajya naguca inyuma icyo rero iyo uvuze ako kantu ko guca inyuma ho rero ubu nkozaho simba nshaka ko umugabo wanjye yanca inyuma rwose enda rwose kora aha ngiye kubigukorera kondisiyo z'ukuntu uzakoresha umuti nzawukubwira nawe uzanye enda reka ngende